Yesu ashimwe katuganire ku jambo ry'Imana. Ushobora kuba ufite indwara ikumazeho igihe kirekire yaranze gukira, ariko uyu munsi wa none indwara yawe igiye gukira. Nta ndwara n'imwe Yesu atakiza, nta ndwara n'imwe yamunanira, kandi Yesu niwe mukiza wawe. Yesu ni umukiza kandi arabishoboye, agukiza indwara yawe ikiri. Tugira indwara nyinshi tugendana nazo. Umugaba w'ingabo Namani wo mu gihugu cy'Isiriya yari afite indwara imukomereye, yari afite indwara idashingiye ngo nuko ari umugaba w'ingabo, ko yari akomeye kandi ko yari azwi kandi azi no kurwana, ariko yari afite igishakwe cy'indwara yamubayeho akarande. Ushobora kuba ufite ubushobozi, ufite amikoro, ufite n'ibintu ukora bikomeye, ariko ukaba ufite igishakwe cy'indwara yanze kukuvaho, yakubayeho akarande. Ariko dufite Yesu Kristo ukiza indwara zose. Namani ntiyakirishijwe n'ibintu bikomeye, ntiyakirishijwe n'amafaranga menshi, ntiyakirishijwe nuko ari umuntu ukomeye, ahubwo yasanze umuhanuzi Elisa aramubwira ngo genda wibire muri Yorodani inshuro 7 urakira indwara yawe. Nawe rero iyo ndwara yawe ufite Yesu agiye kuyikiza. Ongera wizere, Imana ishoboye byose. Yesu ni umukiza wawe. Uyu munsi wa none ari bugukize, kandi indwara yawe urataha yakize. Ongera wizere. Niba Imana arashoboye ibibembe bya Namani ikamukiza ikamuvura, imubwirishije umuhanuzi Elisa aramubwira genda wiyuhagire muri Yorodani, nawe rero genda muri Yesu. Ongera wegere Yesu, winjire muri we, niwe uri bugukize iyo ndwara yawe. Ntongere kugira ubwoba, ntongere kwiheba, ntongere kwiganyira. Yesu ashoboye byose. Agahinda ufite ni indwara, Yesu ari buyikize. Kubura amahoro ni indwara, Yesu ari buyaguhe. Ugahura n'ibihe n'ingorane zikomeye ni indwara, ariko Yesu agiye kugukiza. Kubura akazi nayo ni indwara, kuvugwa nayo ni indwara, mu rugo kuba ari nta bintu biri kugenda neza bitari gukemuka, niyo nayo ni indwara, ariko Yesu ashoboye byose. Elisa yakijije umupfakazi wari urimo umwenda, byari bikomeye, mwishyuza muri hafi, amugezeho angira avuga ngo nyishyura. Asanga umuhanuzi Elisa aramubwira ati mwishyuza andi ruhande kandi amereye nabi. Aramubwira ngo fata ibyo ufite byose wikingirane ujye mu nzu, ufate utuvuta ufite two mu mperezo wuzuze mu bintu byawe byose, ugende wishyura ideni. N'iryo deni urimo nayo ni indwara. Imana ishoboye, irashoboye, nta kintu cyayinanira, ntacyo wayibwira ngo binanire. Ahubwo ikintu gituma tutegera Imana by'ukuri kandi neza ni uko tudafite kwizera, nta n'isengesho dufite. Iyabaye twasengaga ngo gusenga no kwiyiriza kenshi ngo nibyo byirukana abadayimoni. Nawe rero senga maze Imana ikugirire neza. Ngo uzi ko Yesu yabwiye umusore wari urwaye igicuri akimaranye igihe kirekire, ariko igihe kigeze arasenga. Turasanga muri Matayo ibice 11 ibice 17 umurongo wa 17 niho turasanga uwo muntu Yesu yakijije indwara ye. Ese wowe nta ndwara urwaye? Ese wowe ntibyanze? Ese ntiwasenze ukabona nta gisubizo uri kubona? Ariko noneho Yesu niwe mukiza wawe, agiye kugukiza. Nibice 12 umurongo wa 14 kuvuga ngo Yesu aramusubiza ati yemwe bantu b'iki gihe biyobagiza batizera, nzageza he kubana namwe? Nzabihanganira kugeza ryari? Nimumunzanire hano. Yesu aramucyaha dayimoni amuvamo, umuhungu aherako arakira. Nawe rero Yesu acyashye iyo ndwara, Yesu acyashye ibigeragezo wari urimo, arabicyashye kuko Yesu niwe ushoboye byose. Ibi tubona ko bidashoboka, iyo tubimugejejeho tukabimubwira ni nko guhunza. Ikintu cyari kimubabaje cyatumye avuga ijambo nka ririya, akavuga ngo yemwe bantu b'iki gihe, nuko abona ko abantu badafite kwizera. Kandi Imana, ijambo ry'Imana avuga ngo nidukura ibishimwa mu bigawa, akanwa kacu kazahinduka nk'ak'Imana. Ese ntuzi ko akanwa kawe gahesha abantu umugisha? Ese ntuzi ko akanwa kawe
iyo usenze ukirukana abadayimoni bagenda, ese ntubyibuka ko akanwa kawe kavuma? Rero yemwe bantu b'iki gihe, mwemere ko Kristo ari we mukiza wenyine gusa dufite, kandi afite natwe nitwakoreramo kugira ngo dukize abantu, kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero ntihongere kubura ibyiringiro, ntihongere kubura ukwizera, ntihongere gucika intege cyangwa ucogore. Yesu niwe mukiza wacu. Ni ijambo ry'Imana twumvishije mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 17 umurongo wawo wa 17. Abigishwa bo bari basenze byanze, ariko barangije baratekereza, baramwihererana, bamushira ku ruhande, bamubwira ikibazo bafite, bamubwira imbogamizi bafite. Yesu arangije nawe arabyumva, aravuga ati gusa ndakindi kirukana abadayimoni sibyo gusenga no kwiriza kenshi. Nawe rero senga wiyirize, ibyo byari bikubayeho igihe kirekire bimeze nk'indwara, ubyereke Yesu. Yesu aragutabaye, niwe mukiza wawe, niwe murengezi wawe, niwe uzakurwana, niwe uzakurengera ibihe ibyo ari byo byose. Reka dusenge twinginga Imana igikuraho indwara zidakira zananiranye. Ikidendezi cy'Isilowamu yakirije umuntu wari umaze igihe kirekire, yarabuze umujugunya mu mazi, ariko Yesu ahageze aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe wigendere. Nawe rero umunsi wa none ntiwari ufite ukujugunyamo, ntiwari ufite uguha akazi, ntiwari ufite ukurwanira, ntiwari ufite ukurengera, ariko Yesu waraje arakurengeye. Amen. Mwami Yesu, turagushimye ko ari umukiza, ko dukijije indwara zose izananiranye n'ibigeragezo ibyananiranye n'ingorane dufite. Amen.